mu mvugo ya barokore iyo tuvuga ubugingo tuba dushaka kuvuga iki? Ubundi iyo tuvuze ubugingo buzima kuko tubisomye hano muri Yobu, ni ukugira amagara mazima, ni ukugira ubuzima buzima mu Mana, nicyo biba bivuze. Ariko nanone iyo umuntu w'umurokore asenze akavuga ngo Mana uzampe ubugingo, abavuze ikindi kintu kivuga ni ukubona ubuzima budapfa. Ubugingo ni ukubaho ubuzima budapfa. Ariko iyo uvuze ngo ndindire ubugingo, ubu bw'Imana ngo Mana umpe kuzagira amagara mazima muri wewe. Ndavugamwe ibintu bibiri gusa, ndavugamwe ibintu bigeze nko muri 5 cyangwa 6 bishobora gutuma umuntu abona ubugingo. Nze kubabwira ibintu 4 bizatuma umuntu abura ubugingo. Dusenge kandi turaza gusengera ubugingo. Mu isengesho rya nyuma ndumva turi bude gusengera ubugingo. Mu bintu 6 bishobora gutuma umuntu abona ubugingo buhoraho, icyambere no kwizera umwami Yesu. Yesu niwe bugingo. Yesu aganira n'abigishwa be muri Yohana ibice 14:6 ngira ngo yaravuze ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawujya kwa data ntamujanye. Yesu niwe bugingo. Kwizera umwami Yesu harimo ubugingo. Muri Yohana 3:16 ni amagambo nanone Yesu yavuze. Yaravuze ngo amagambo twese turayazi. Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo mwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo rero buri muri Yesu, niwe bupfunyitsemo umugisha wo kwakira Yesu. Zaburi 16 umwanditsi w'iyo zaburi yaravuze ngo nta wundi mugisha afite utari wewe. Umwe mu migisha dufite dushobora gutunga ni ukuba warakiriye Yesu. Yesu niwe bugingo. Yaravuze ubwe muri Yohana 5:24 abwira abigishwa be, arababwira ngo nukuri ndababwira, uwizera ijambo ryanje akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho kandi ntazakirwaho iteka. Muri Yesu hari ubugingo. Kintu gishobora gutuma umuntu abona ubugingo no kwizera umwami Yesu no guhora mutunganiye. Cya kabiri gishobora gutuma umuntu abona ubugingo no kubuharanira. Nagira ngo mbabwire ko ubugingo buraharanirwa. Imana yaduhaye agakiza ku buntu. Agakiza no ubuntu, ariko ubuntu ntabwo ari ubusa, kubera yuko hari ikiguzi Imana yatanze kugira ngo tubone agakiza. Agakiza no ubuntu, ariko ubugingo ntabwo ari ubuntu. Tuzajya mu ijuru kubera yuko tuzaba twararikoreye. Ubugingo si ubuntu. Niyo mpamvu umuntu wese ushaka ubugingo hari ikiguzi cyo kubiharanira kugira ngo azabigereho. Paulo yandikiye Tito 1:2, rwandiko rwa Tito, aramubwira ngo niringiye kuzabona ubugingo buhoraho ngo ubw'Imana itabeshya yasezeranije uhereye kera kose. Niringiye kuzabona ubugingo. Ageze mu rwandiko yandikiye Timoteyo, Paulo arandika bice 4:6, aravuga ngo nanjye ibyo narabiharaniye, ubugingo narabuharaniye. Yandikira Timoteyo aramubwira ngo nanjye ndagiye nkuko abisi bagenda. Ndagiye, isi nivuye, Imana yarabimbwiye ko igihe cyanjye cyo kugenda gisohoye. Ariko aramubwira ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba iry'umucamanza utabera dampa kuri urya munsi. Ariko aravuga ngo sinjewe njyenyine, nabifuza kuzaboneka kwe bose. Ubugingo buraharanirwa. Hari ikiguzi umuntu atanga, hari intambara umuntu arwana kugira ngo azabone ubugingo. Icya gatatu gishobora gutuma umuntu abona ubugingo no kubugaburira. Nagira ngo mbabwire ko niba hari ikintu kigaburirwa, gikeneye igaburo, gikeneye ifunguro, gikeneye kugaburirwa, ni ikintu cyitwa ubugingo. Ubugingo buragaburirwa. Ibyo kurya by'ubugingo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo. Niyo mpamvu Yesu aganira n'abigishwa be yarababwiye ngo umuntu nankunda
azitondera ijambo ryanje na data azamukunda kandi nge na data tuzaza tugumane nawe. Ijambo ry'Imana nibyo kurya by'ubugingo. Mu nzira y'Imana dukeneye kurya kubera yuko urugendo ni rurerure. Hari aho umuhanuzi w'Imana witwa Eliya nawe yageze agwisari, hanyuma marayika aramusanga aho yari aryamye muri cya gihugu ahunga Yezebeli, ahunga Ahabu. Hanyuma ngo aryamye marayika aramusanga aramubwira ngo Eliya we byuka urye kandi unywe kuko urugendo ni rurerure. Nagira ngo mbwire abantu bumva yuko bakurikira ijambo ry'Imana bari mu rugo kuri televiziyo ni byiza, ariko hari umugisha Imana yategekeye aha hantu. Hari umugisha wo mu nzu y'Imana. Dawidi yaravuze ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Imana. Uburyo Imana yaturemye mu buryo dushobora gusabana n'abandi. Hari umugisha w'aha hantu. Bene Kora barawuririmbye muri Zaburi ya 84 baravuga ngo Uwiteka ngo erega amahema yawe n'ay'igikundiro. Hari umugisha wo mu nzu y'Imana utabona iwawe. Niyo mpamvu gusenga no kudakumva ijambo ry'Imana ubu ushaka kugaburira ubugingo bwawe. Nagira ngo mbabwire ko ubugingo buragaburirwa. Nugira akazi kagufunga gatuma utaza mu nzu y'Imana, uzumenya yuko hari ikintu kibura. Uzuma mu mwuka nutajya gusenga, nutajya kubana n'abandi uruma, ariko ukeneye imbaraga z'Imana zo kugushoboza muri urugendo. Genda ushobora kugaburira ubugingo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'amazi amara inyota. Ijambo ry'Imana n'umutsima w'ubugingo. Muri Yeremiya 15:16 hari ijambo rivuga ngo amagambo yawe Mana amaze kuboneka narayariye ngo mpindukira ibyishimo n'umunezero mu mutima kuko nitiriwe ijambo ryawe, nitiriye izina ryawe Uwiteka Imana nyiringabo. Yobu arandika muri Zaburi ngira ngo ya 97 niba nibutse neza. Mu bintu byamufashije ndaza kumugarukaho, mu bintu byafashije Yobu mu ntambara yahuye nazo, ariko Yobu yari yaramize ijambo. Muri icyo gice yaranditse aravuga ngo amagambo yo mu kanwa kawe ngo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ijambo ry'Imana nibyo kurya by'ubugingo. Iyo turyumva, iyo turirya, tuba turimo twakira ibyo kurya by'ubugingo. Murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Icya kabiri gishobora kugaburira ubugingo n'amasengesho. Ndagira ngo mbabwire ko nubwo tujya mu masengesho dufite ibyifuzo, ariko amasengesho agaburira ubugingo. Ubugingo bwawe nushaka kuko buba buzima, uje wita ku kintu cyo gusenga, kubera yuko mu masengesho tuba turimo tugaburira ubugingo bwacu. Hari imbaraga. Kare twabivuze ngo muri Zaburi ya 23 Dawidi yaravuze ngo gusenga bisubizamo umuntu intege. Iyo Zaburi iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, ngo anjana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, angeza iruhande rw'amazi adasuma, gasubiza intege mu bugingo bwanjye. Mu masengesho harimo imbaraga zubaka ubugingo. Ubugingo bukeneye kugaburirwa. Abakristo bakwiriye gusenga kugira ngo bagaburire ubugingo bwabo. Ikintu cya kane gishobora gutuma umuntu abona ubugingo no kuburinda. Ndagira ngo mbabwire ko niba hari ibintu birindwa n'ubugingo. Yesu aganira n'abigishwa be ku by'ubugingo yarababwiye ngo ntimugatinya bica umubiri, ariko ngo muzatinye ushobora kwica umubiri akica n'ubugingo. Ndagira ngo mbabwire ko ubugingo burarindwa. Ubugingo bwanyu burarindwa. Ubugingo bw'abanyotorero bukwiriye kurindwa. Ubugingo burarindwa kugira ngo butazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu azagaruka. Hari ibintu byica ubugingo, no mu byo turya harimo ibintu bishobora kwica ubugingo. Mu gitabo cya Daniel igice cya 8 haravuga ngo Daniel agambirira mu mutima we kutaziyanduza mu byarya, kutiyandurisha vino. Ndagira ngo mbwira abantu b'urubyiruko baraha muri iri teraniro, mbwira abantu bafite amafaranga baboneye mu nzu y'Imana batangiye gusubira inyuma, ndaza kubigeraho ko ubugingo hari icyo ubugingo butubuza. Nubwo twemererwa ibintu byose, ariko ntabwo ibintu byose byatugirira umumaro. No mu byo turya hari ibyica ubugingo.
nuza no kugura, nuza no kurya, uzumenya ko hari ibintu bishobora kubangamira ubugingo. Umenye bikwiriye. Paulo yandikiye abakorinto, ngira ngo ni mu bice 10 umurongo wa 31. Yaravuze ngo kandi namwe iyo murya cyangwa munywa, ngo muje mukorera byose guhimbaza Imana. No mu byo kurya turya hari ibyica ubugingo, no mu byo tunywa hari ibyica ubugingo. Niyo mpamvu ubugingo burarindwa. Ubugingo burarindwa kugira ngo butazabaho umugayo. Paulo yandikiye abikorinto arababwira ngo umuntu wese urushiranwa mu birori yirinda muri byose. Aravuga ngo abandi bagenzereza gutyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko aravuga ngo twebweho abizera tugenzereza gutyo kugira ngo duhabwe itangirika. Aravuga ngo nanjye ndiruka, ariko sinkutaza aho ajya kubitana ibifunsi, ariko ngo sinkuhusha. Aravuga ngo mbabaza umubiri wanjye kawukoza uburetwa kugira ngo ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntazaboneka yuko ntemewe. Ubugingo burarindwa. Ubugingo burarindwa. Ubugingo bw'abanyetorero burarindwa. Cya gatanu gishobora gutuma umuntu abona ubugingo buhoraho no gukora ibintu byiza ukiriho. Gukora ibintu byiza ukiriho. Abaroma ibice 2 umurongo w'10 haravuga ngo ubwiza n'icyubahiro n'amahoro ngo nibyo Imana izitura umuntu wese wakoze ikintu cyiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Gukora ibintu byiza mu ijuru tuzahemberwa ibyo twakoze. Mu ijuru tuzahabwa ingororano z'ibyo tuzaba twarakoreye Imana. Niyo mpamvu Yohana yanditse, wa musaza numwe mu bigishwa ba Yesu yapfuye ashaje, yaranditse mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana, hari amagambo yavuze umurongo 8 abwira itorero. Aravuga ngo mwirinde mutabura ingororano z'imirimo mwakoze. Nagira ngo mbabwire ko ubugingo, dushaka kubona ubugingo duharanire gukora ibintu byiza tukiriho. Kubera yuko iyo umuntu, ndagira ngo mbwire umuntu wese uraha ufite imbaraga, ucumva rwose afite imbaraga yakandagira kumva birakomeye cyane, ko hari umunsi uzaba utariho, hari umunsi uzaba utari kuri iyi si. Rimwe na rimwe iyo tuvuga mu mvugo y'abantu, wumva abantu bakunze kuvuga yuko basaza aribo basa naho bagenda, ariko abantu barimo baragenda bose. Baragenda bakuze, bakagenda bakiri batoya, bikatubabaza. Twebwe nk'abantu bababyeyi tukavuga tuti iyaba byibuze hari hagiye umuntu w'umusaza. Ariko abantu bose baragenda kandi bakagenda bihuse. Ariko ndagira ngo mbabwire ko mu bintu bikomeye umuntu wese akwiriye guharanira gukora no gukora ibintu byiza ukiriho. Ubwiza, icyubahiro n'amahoro no kudapfa nibyo Imana izitura umuntu wese wakoze ikintu cyiza uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Mu rwandiko ngira ngo rwandikiwe itorero ryo muri Sumurina, ni byahishuwe ibice 2. Sumurina ibice 2 umurongo w'10 hari amagambo avuga yabwiwe itorero ry'Isumurina ryari mu bibazo. Barabwira ngo uje ukiranuka uzageze kugufa, nanjye zaguha ikamba ry'ubugingo. Gukora ibintu byiza umuntu akiriho. Mu migani 12 umurongo wa 28 umurongo nkunda cyane haravuga ngo mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo, kandi mu nzira zaho ntarupfu rubayo. Mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo, mu nzira zaho ntarupfu rubayo. Gukora ibintu byiza ukiriho. Ikindi kintu cya nyuma cya gatandatu cyatuma umuntu abona nahisemo bikeya by'ingenzi cyatuma umuntu abona ubugingo buhoraho no kwikorera umusaraba. Niyo magambo twasomye hariya mu Matayo ibice 16 umurongo wa 26. Yesu yabwiye abe arababwira ngo umuntu nashaka kunkurikira, nushaka gukurikira Yesu, ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Aravuga ngo ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utabwitaho kubwanye no kubw'ubutumwa bwiza uwo ni buzaburokora. Nibwo yavuze iri jambo aravuga ngo mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo. Ndagira ngo mbabwire ko hari imisaraba. Umusaraba wawe ntabwo ari wo wanjye, umusonga wawe ntabwo ari wo wanjye. Umuntu wese afite umusaraba. Muri iki gihe abantu barashaka kwiyorohereza mu by'inzira z'agakiza. Mu bibazo mfite muri iyi paruwasi ya Kimihurura, kibazo mfite muri iyi paruwasi ya Kimihurura kinini cyane kinangoye, ningo zirimo zisenyuka. Iyo uganira n'abantu
ukaganira n'abagabo n'abagore ingo zihaje senyu kuganira nabo mu by'ukuri uburamwe ikintu wavanamo. Ariko abantu ingo zirimo zirasenyuka, abantu barimo bariyorohereza, umugore akavuga ati ndumva ashaka kuba njyenyine, umugabo akavuga ati nta kundi nyine ndabigenza gute. Ariko Bibiliya iravuga ngo umuntu nashaka kwiyorohereza, Bibiliya iravuga ngo wikorere umusaraba. Umusaraba wawe birashobora kuba yuko ari umugabo wawe, umusaraba bishobora kuba ari umugore wawe, umusaraba ashobora kuba umwana wawe, umusaraba ashobora kuba ikindi kintu kigoye. Yesu arababwira ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorere umusaraba. Tekereza ku musaraba wawe. Bibiliya iratubwira ngo ntabwo Imana iza yikoreza umuntu umusaraba atashobora. Ntabwo Imana iza yikoreza umuntu umutwaro atashobora. Nubwo abantu bavuga ngo ntibagishoboye kubana n'abandi, umuntu ntakibashije kubana n'umugabo, umugore ntakibashije, umugabo ntakibashije kubana n'umugore, ariko ndagira ngo mbabwire ko ntabwo Imana ija yikoreza umuntu umusaraba atashobora. Abantu bamwe, umuntu umwe ngo yigeze yitotomba ngo abwira Imana, aravuga ati Imana wampaye umusaraba munini, umusaraba wanyikoreje uraremereye cyane. Umuntu wese niko ajya bivuga, iyo uhuye n'ikibazo uravuga ngo nta wundi muntu wigeze ahura n'icyo kibazo, wumva ari wewe wenyine wikoreye umusaraba. Ariko umunsi umwe ngo aryamye ararota abona imisaraba ngo yegetse ahantu ari myinshi cyane, uwamubwiraga ngo aramubwira ngo genda uhitemo umusaraba wawe. Hanyuma aragenda ngo abona agasaraba kagufi gatoya, aragenda ngo aravuga ati kariya reka nikorere kariya, ngo anyeganyeze yumva ni beto. Agerageza kujya kuwa kabiri ngo anyeganyeze yumva ni beto. Aragenda ngo agere kuri wa wundi wiwe Imana yamuhaye, yumva ni wowe woroshe. Imana iramubwira ngo naguhaye umusaraba washobora kwikorera. Umuntu nashaka kurengera ubugingo bwe muri iki gihe bizakunda, amategeko y'isi azabatandukanya, ariko mu ijuru nta bugingo. Mu ijuru nta bugingo, kubera yuko umunsi mwasezeranye mwavuze yuko kizabatandukanya ari iki? Ari urupfu. Mu ndahiro yacu y'abarokore, ijambo rishobora gutandukanya umugabo n'umugore mujya murahira mukavuga ngo ni urupfu. None niba urupfu rutaraba ushaka kujya, garuka senga Imana. Igisubizo kiri mu masengesho twabivuze. Niki cyakubwira yuko umugabo atazakira iyo ndwara? Niki cyakubwira yuko amasengesho yawe atakiza umugore wawe? Igisubizo ndagira ngo mbabwire ko ibisubizo biri ahantu hose. Kuri iri jambo ry'umusaraba, abantu ngo bajanye imisaraba barayikorera. Hanyuma umwe ngo uraremera, umwe ngo araremererwa, aravuga ati ariko wawucamo. Ndagira ngo mbwire abantu banyumva ko umusaraba nicyo kiraro uzambukiraho kugira ngo winjire muri urwo rurembo. Hanyuma umwe ngo akubita hasi ngo akatamwo igice, hanyuma hasigara ikindi ngo aravuga ati ndorohewe, ngo yikorere yumva birakunze, ngo agira ati aravuga ati ndorohewe rwose, ngo abwira bagenzi be, ariko bagenzi be ngo barihangana. Mu kanya gatoya ngo babageze ku ruzi, kandi urwo ruzi umuntu wese yagombaga kurwambuka ashizeho umusaraba we. Ngo ababo ngo bakubita imisaraba yabo ifata hakurya, umwe arambuka, uwa kabiri arambuka, uwa gatatu arambuka, uwawe ni ngo akubite nk'umusaraba we ugwa mu maso. Ndagira ngo mbabwire ko ikiraro kija Isiyoni, ikiraro kija mu bugingo ni umusaraba. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abe, arababwira ngo umuntu nashaka kunkurikira yikorera umusaraba we ankurikire. Ntabwo Imana yakwikoreye umutwaro utashobora, ariko umusaraba wawe niwo Imana yabonye washobora. Reka mbabwire ibintu bine nda gusoza, ibintu bine byatuma umuntu abura ubugingo. Ibintu bine byatuma umuntu abura ubugingo. Cyambere no guhakana ko Imana itabaho. Zaburi ya 53 iravuga ngo umupfafa aje yibwira ngo Imana ntibaho. Ariko nagira ngo mbabwire ko Imana ibaho. Imana ibaho. Imana ibaho, dufite ibigwi by'Imana. Imana ibaho, twarayibonye, dufite bihamya yuko Imana ibaho. Ariko umupfafa ngo aje yibwira ngo nta Mana ibaho. Mu bintu bishobora gutuma umuntu abura ubugingo ni uguhakana ko Imana itabaho. Mu myemerere y'abantu hari uburyo butatu bw'abantu mu myemerere. Uburyo bwa mbere ni abantu bemera Imana nyinshi, uburyo bwa kabiri ni abantu bemera Imana imwe, uburyo bwa gatatu ni abahakanyi. Kuvuga yuko Imana itabaho bubaye umuhakanyi. Yohana 17:3 hari amagambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho,
ngo ko bakumenya ko ari we w'Imana y'ukuri yonyine, ngo bakamenya n'uwo watumye ko ari we Yesu Kristo. Ubugingo nta handi buhishwe ni mu Mana. Ikintu gishobora gutuma umuntu abura ubugingo no kuvuga ngo Imana ntibaho. Hari amagambo muri Bibiliya tuzadusoma avuga ngo amagambo yose y'imfabusa ngo abantu bavuga ngo bazayabazwa ku munsi w'amateka. Abasobanura bavuga ngo amagambo y'imfabusa no kuvuga ngo mbese Imana ibaho. No kwibaza ngo mbese Imana ibaho. Ubu abarakore benshi batangiye gushidikanya ko Imana ibaho. Bantu batangiye guhakana ko Imana itabamperutse kubona ka audio gasirikira ku mbuga nyinshi, nubwo yabishize mu rwenya ariko no murokore. Gasirikira ku mbuga nyinshi baravuga ngo ubwo bubakaga kagugu ngo abarakore twarimo tuvuga ngo Yesu araje, ngo bubakaga curiro ngo abarakore twavugaga yuko Yesu aje, ngo abandi bafata ibibanza abarokore ngo dusa n'abarangaye. Ariko ibyiringiro byacu ndagira ngo mbabwire ko Yesu azaza ku isaha yagenwe. Isaha igeze, igihe gishitse, Yesu azaza. Ibyo byiringiro nje mbifite nk'igisika umutima, ndabifite ko nubwo ibintu byagenda uko bigenda, amajyambere agahinda muri uyu mujyi, ariko ibyiringiro byacu nuko Yesu, haleluya, Yesu azaza. Niringiye kuzabona ubugingo. Yesu azaza. Yesu azaza. Icya kabiri gishobora gutuma umuntu abura ubugingo no kwirengagiza nkana iby'inzira y'agakiza. Mu Baheburayo ibice 2:3 hari amagambo avuga ngo bazarokoka bati, ngo nibirengagiza agakiza gakomeye gatyo, ngo kabanje kuvugwa n'umwami wacu Yesu, natwe ngo tukagahamirizwa n'abamwumvise. Bazarokoka bati. Kwirengagiza iby'inzira y'agakiza, kwirengagiza ikintu bishaka kuvuga yuko urakizi ariko ndushaka kukijamo ku mpamvu zawe. Abantu barimwo barirengagiza nkana, abantu barimwo barava mu byizerwa nkana, abantu bariko barava kuri Yesu nkana, ariko mu bintu bishobora kubuza umuntu kubona ubugingo no kwirengagiza nkana iby'inzira y'agakiza. Abaheburayo 6:4 haravuga ngo ntibishoboka kuko ngo bidashoboka. Niko Bibiliya ivuga. Aba n'abarokore ntabwo ari abapagani. Bibiliya iravuga ngo kuko bidashoboka yuko abamaze kuvirwa n'umucyo, uyu ni umurokore, ngo bakakira impano iva mu ijuru, ngo bagasogongera ku ijambo ry'Imana, ngo n'imbaraga z'igihe kizaza, ngo hanyuma bakavamwo bagasubira inyuma, ngo ntibishoboka kongera kubahindura bashya, ngo kuko baba babambye umwami Yesu ubwa kabiri. Mu bintu bishobora kubuza umuntu kuzabona ubugingo no kwirengagiza nkana iby'inzira y'agakiza wari umurokore. ukava mu by'agakiza kumva bitakiri ngombwa. Nigeze turi Nyarugenge, twarimo twubatse cyane muri corona, twakoresheje telefone kugira ngo twaka abantu amafaranga, kubera yuko urusengero twari turimo rwari rutoya, kandi twari tuzi ko corona nirangira byanze bikunze dukwiriye kubona genda igabanuka, dukwiriye kubona ahantu tuzashiramo za metero, kuko agasengero twarimo kagombaga gusengera bashizemo ya metero n'igice, hagombaga cyangwa ebyiri, abantu batarenga 100, kare gato kandi dufite abantu benshi. Bituma rero dushira imbaraga mu gushaka amafaranga muri corona. Hanyuma rero nge nari ntaramenya abantu, nari kumwe n'abapasiteri babazi, turandika amazina y'abantu babandi b'imbere yo kumusitari w'imbere, niko bimeze, dushira ku rupapuro, hanyuma dutangira guhamagara abantu ngo baduha amafaranga. Barayaduha. Niba hari ibintu bifasha ubugingo bwanje n'uburyo abarokore bo muri iri torero bakorera Imana n'ibibazo bahura nabyo. Abantu baduha amafaranga barasuka, ariko tugeze ku muntu umwe tumuhamagaye aratubwira ngo ayo yatanze arahagije. Sinzamwibagirwa. Abaduhaye amafaranga sinabibuka, ariko umuntu wambwiye ko ayo yatanze ahagije. Mu bintu bishobora gutuma umuntu abura ubugingo, cya kabiri no kwirengagiza nkana iby'inzira y'agakiza. Cya gatatu ni umurengwe. Kurya ugahaga ukibagirwa. Umurengwe, abantu bafite umurengwe mwinshi cyane. Umurengwe w'ibyisi utwaye abantu. Umuntu akarya agahaga
akibagirwa Imana. Nagira ngo mbabwire ko imigisha mufite yaba ubucuruzi bwiza, yaba iduka ryiza, yaba inzu nziza, yaba imodoka nziza, yaba akazi keza, ni imigisha mwaboneye hano mu Gakiza. Nimutaguma aha ngaha, ndaje mbabwire icyo Imana izikora. Twabivuze kare muri Ezekiyeli, ndaza mbabwire icyo Imana izikora. Imana ntinegurirwa izuba, ibyo umuntu abiba azabisarura. Ubwoko bw'Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana, n'ubwoko bwatoranije. Imana iravuga ngo ubaye umwana wanjye. Imana irabiyegereza, ibatoranya mu mahanga, irabatoranya. Iravuga ngo muri ubwoko bwanje nzagendera muri mwe, nzaba muri mwe, nzakorera muri mwe. Ariko umunsi umwe Imana ituma Ezekiyeli mu gice cya 4, nicyo twasomye kare murongo w'9, iramubwira ngo hari ikintu ngiye gukora ku nzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, kuko bandetse baransuzuguye. Hari icyo ngiye gukora. Ariko Ezekiyeli, nkeneye amasengesho yawe. Mbere yuko nkora icyo kintu, nkeneye amasengesho. Imana iramubwira ngo jana amasaka n'amashaza n'ibishyimbo n'ibiki ubivange bibe inombe, hanyuma ugende uje mu masengesho. Imana imuhana urugero rw'amazi azajyanywa. Imana iramubwira ngo ibyo byo kurya uzaje ubirya rimwe na rimwe, n'ayo mazi uzaje uyanywa rimwe na rimwe. Nasomye mu zindi Bibiliya zisobanura, baravuga ngo Imana yamuhaye ifunguro ry'amagarama y'umugati 230. Niyo agombaga kurya amagarama y'umugati. Sinzi ukungana, wenda bashyira ku bipimo bazambwira. Amagarama 230 y'umugati niyo agombaga kurya ku munsi, akarenzaho inusu ya litiro y'amazi kugeza ku wundi munsi ukurikiyeho. Imana iramubwira ngo uzaryamire urubavu rwawe rw'ibumoso iminsi 390. Iyo minsi nirangira uzahindukira urubavu rwawe rw'iburyo ururyamire iminsi 40, kandi umunsi wose ndawuhwanya n'umwaka. Imana iramubwira ngo ibyo byo kurya nibyo uzaja urya, kandi uzaja ubirya rimwe na rimwe. Imana imubwira nuko azabiteka. Ariko icyo Imana yashakaga ni iki? Imana yashakaga guhana Abisirayeli kuko bayimuye, ariko itira amasengesho y'umunyamasengesho. Iravuga ngo hari ikintu mu gice cya 5 Imana uhita ubonamwo igihano cy'Abisirayeli. Nagira ngo mbabwire ko abantu bamaze kurengwa bakibagirwa iby'agakiza, mu bintu byibagiza cyangwa byica ubugingo, no kugira umurengwe ukibagirwa aho Imana yakuvanye. Imana yabwiye ubwoko bwayo bwa Isirayeli mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:8 umurongo w'11, irababwira ngo igihugu mujyamo muzakigeramo, ndabizi neza muzakigeramo. Ariko Imana irababwira ngo nimumara kurya mugahaga, mukubaka amazu mukayabamo, imikumbi yanyu ikagwira, ubucuruzi bwanyu bukagenda neza, inka zikaba nyinshi mu biraro. Uwiteka arababwira ngo ntimuzanyibagirwa njyewe Uwiteka, ngo mutekereze ngo ibyo n'imbaraga zacu zabiduhesheje. Nagira ngo kubwire ko imbaraga zawe ntacyo washobora. Umugisha ufite biterwa n'ikiganza cy'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi shaka kugira ngo umenye ko ibyo wakora byose nta mugisha wakwiha n'umwe, umurengwe. Cyanyuma ari nacyo ngiye gusorezaho, gishobora gutuma umuntu abura ubugingo, no gupfira mu byaha. Nagira ngo mbabwire ko urupfu rubi muri Bibiliya no gupfira mu byaha. Gupfa upfiriye mu byaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uhereye none, ni mu Byahishuwe 14:13, haravuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka arikiriza ngo baruhuka imihati yabo, kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Niba hari ikintu kibi no kuba warakoreye Imana, hanyuma wapfa tukabura ubuhamya, tukabura ikintu tuvuga, tukabura ijambo, birababaje. Tugiye gusenga. Ndashaka ko dusengera ubugingo. Ndashaka ko dusengera ubugingo. Hari agatabo mfite gatoya kitwa Agakiza k'Imana, rimwe na rimwe tugakoresha twigisha n'abanyagice. Karimwe abasore babiri bavukiye mu muryango umwe wa Gikristo. Umusore mutoya yihatira gushaka Imana, ariko mukuru we ngo aragenda yiha ibiyobyabwenge, aragenda ariyanduza mu isi, arasinda, ararengwa. Hanyuma umunsi umwe uyu musore w'umupagani arapfa. Amaze gupfa
abasore bagenzi ba wa wundi umukristo baza kumusura, abandi baramwandikira ubutumwa bwo kumuhoza. Hanyuma umwe aramwandikira amubwira ati pole rwose twamenye ko wabuze umuvandimwe wawe, ariko amusubiza mu nyandiko cyangwa SMS, aramubwira ngo byarambabaje ubwo ngo namurebaga bwa nyuma amaze kugera mu isanduka, ngo byarambabaje kuko nta bindi byiringiro mfite byo kuzamubona mu muzuko w'abakiranutsi. Ndagira ngo mbabwire ko hari abantu batubabaza, ni abantu twakoranye umurimo, ni abantu twaririmbanye, ni abantu twasenganye, ariko